Mumeze neza abantu banjye ni Mbijojo ugarutse hano kugira ngo tuganire. Uyu munsi tugiye kuganira ku makuru mashya cyangwa se kuri update zatanzwe n'ikigo cy'igihugu HEC cyangwa HEC Rwanda gishinzwe amashuri makuru na kaminuza muri gahunda yo gutanga equivalence. Ubu amakuru yahindutse ku bijyanye n'amafaranga asabwa, uburyo wabisabamo ndetse n'abemerewe kubisaba. Niyo mpamvu utagomba gucikwa n'iyi video kugeza ku iherezo kugira ngo usobanukirwe n'akantu kamwe ku kandi. Mbibutse ko twe dutanga serivisi zo gukorera abantu ama application scholarship ndetse n'akazi, gusobanukirwa ibisabwa ndetse n'uburyo wamenya uburyo ibintu bimwe na bimwe wabyikorera uciye kuri murandasi. Kino kiganiro rero tugiye kugikorana kugira ngo dusobanukirwe ese ni ibiki bishya byahindutse, ni amafaranga hasabwa, ese umuntu yabigenza gute mu gihe akeneye equivalence. Murasobanukirwa n'icyo equivalence ari cyo ndetse n'icyo heke iba ihagarariye muri iyo gahunda ya equivalence. Hano ndi rero ni kuri X cyangwa kuri Twitter, murabona ko ndi kuri web cyangwa se kuri page ya HEC Rwanda. Rero ahangaha nk'uko mubibona yatanze itangazo rivuga riti ku bantu nyine basaba cyangwa se bifuza equivalence, hari ibibazo n'ibisubizo mwabonye cyangwa mwahawe kuri gahunda mujya mubaza umunsi ku munsi n'ibisabwa kugira ngo umuntu asabe equivalence biciye muri digital system ya equivalence muri gahunda y'uburyo bwo kwegereza abaturage serivisi biciye kuri murandasi. Itangazo tugiye gusoma rero twese hamwe ni itangazo nyine rya HEC ririmo ibibazo ndetse n'ibisubizo ry'uburyo ki wakikemura cyangwa wakisabira equivalence n'ibisabwa ndetse n'impinduka zabayemo mu buryo bwo gusaba equivalence. Ntabwo rero ndi butinde cyane nk'uko mubibona, iyi ni key question and answer kuri full digital equivalence system cyangwa mu buryo bwo gusaba nyine digital equivalence cyangwa equivalence digitale. Hano rero ikibazo cya mbere cyabazaga kiti se foreign qualification service yo yaba ari iki? Mbese uburyo bwo gutanga nyine iyi serivisi ya foreign cyangwa se ya qualification z'inyamahanga ni iki ubwabyo? Rero iyi ni uburyo bwemerera umuntu individuel warangije muri higher institutions cyangwa mu bigo by'amashuri ya kaminuza cyangwa amashuri makuru guhabwa nyine qualifications yiwe igahabwa agaciro mu gihugu aba atuyemo bagendeye kuri framework y'igihugu cyangwa se Rwanda Qualification Framework. Buri gihugu kigira nyine icyo twita framework cyane cyane igendera kuri qualification cyangwa igendana ku mashuri runaka. Rero ibigomba kuba yaguha icyo twita nka credential cyangwa se nka approval yemerera ko degree cyangwa diploma cyangwa certificate ufite yemewe mu gihugu cyawe nubwo iyo yatanzwe n'amahanga cyangwa n'ibihugu byo mu mahanga. Hano mu Rwanda dufite abantu bize za Mount Kenya, nibo ndatanga urugero cyane kuko nibo benshi cyane ugereranyije wenda n'abize Kepler University. Izo ni kaminuza zitanga ama degree y'amanyamahanga cyane cyane nyine nka Mount Kenya, icyo gihe degree yabaga ari Inyakenya. Bivuze ngo ugomba ku applying equivalence kugira ngo degree cyangwa certificate ufite yitwe Inyarwanda cyangwa ivuge ko u Rwanda rwayihaye uburenganzira bwo gukorera hano mu Rwanda. Iyi equivalence rero isanzwe isabirwa mu irembo, ariko hari bimwe byahindutse tugiye kuvuga akantu ku kandi. Hano bavuze ati se ninde uprovidinga iyi service? Rero ni Higher Education Council HEC ndetse biciye mu irembo gov muri systeme y'irembo kugira ngo ube wabona iyo service. Abemerewe rero iyo service ni abantu nyine bafite diplome cyangwa ama degree y'amanyamahanga, ubwo bafite nyine degree zatanzwe n'ibindi bihugu bitari u Rwanda. Rero abo ngabo bose nibo bemerewe kuba basaba iyi service ya equivalence. Nabahaye ingero nyine mbaha Mount Kenya, ariko mwebwe ko Mount Kenya ubu yahindutse Mount Kigali. Rero baravuga ati se ni gute wakapplyinga cyangwa se wasaba iyi equivalence? Iyi equivalence kugira ngo uyibone nta kindi usaba uretse kohereza ibisabwa byose biciye mu irembo muri new.irembo.gov.rw, noneho ukaba wakohereza amadosiye yose asabwa. Hano baravuga ati se umuntu yaba asabwa izihe service? Service fees rero icyo usabwa ku banyarwanda ni amafaranga 60,000 y'abanyarwanda, naho ku banyamahanga ni amadolari 120. Mbibutse ko mu gihe uri umunyamahanga, umuzimbabwe, umukongomani, umunyakenya, umunyaturukiya, umutaliyani uje gukorera mu Rwanda cyane cyane nk'akazi, ntabwo yahabwa akazi adafite equivalence. Nawe asaba equivalence kugira ngo HEC yemeze, yamara kuyemeza akaba yayikoresha noneho mu madosiye ye. Bivuze ngo n'umuntu wize bachelor degree A1 n'izindi degree w'umunyarwanda akaba akeneye nyine kuba yakapplyinga akazi ka leta n'ibindi bitandukanye n'ibindi bigo, asabwa equivalence.
nawe rero arayapurayinga akishyura ibihumbi 60. Iyi serivisi yishyuraga igihumbi cyonyine. Niyo mpamvu bavandimwe njya babwira ati mu gihe musaba serivisi nyaboneka mujye muzisaba hakiri kare. Wari umuntu urangije kera Mount Kenya akaba yaratarasaba equivalence yidindiriza avuga ngo ngewe ngo nzaba mbikora, none reba amafaranga avuye ku gihumbi ageze ku mafaranga 60. Niba tuye tuvuga turi kwa scholarship cyangwa akazi, bikore hakiri kare, kuko iyo ukoze ikintu hakiri kare hari charges cyangwa se ibintu bimwe na bimwe biba biri kwakwa, ushobora gusanga wowe utabyatswe abaje inyuma bakazabyakwa wowe waramaze kurutaruka. Rero hano baravuga ati se ibi byose bikavaringa ibisabwa. Yego rwose aya mafaranga ndavuga ku banyarwanda 60 avamo byose paka equivalence yawe ibaye approved, nkuko igihumbi nyine cyabirangizaga n'ubundi aya 60 arabirangiza. Ku banyamahanga amadolari 120 nabo arabirangiza kabisa. Barakubaza ati se hari ikibazo mujya kumukunda kwibaza ati se bifata igihe kingana ute kugira ngo equivalence yawe ibe approved? Nkuko mubibona bavuze ko ari iminsi 10 y'akazi, ubwo bivuze ngo nyine nimba uyu munsi ku cyumweru nyisabye nahera kuwa mbere mbara kugeza kuwa mbere wundi cyumweru cya kabiri equivalence igomba kuba yamaze kugira ute kuboneka. Rero baravuga ati se iba verified gute kujya nyine umuntu yemere ngo dosiye zawe nizo turaguha equivalence, kaminuza yawe iremewe n'ibindi bitandukanye, bigenda gute? Rero heke ubwayo niyo ikontaktinga cyangwa se ihamagara cyangwa ivugana na kaminuza wizemo, bakaba bakora verifications bakemeza ko uhabwa equivalence, mbese iyo kaminuza yemewe, ndetse bakaba ari nabo bakora muri procedure cyangwa process zo gukirana ibijyanye n'irembo. Ubwo ndavuga kwakira dosiye, kuverifyinga no kwapprova bikorerwa mu irembo, ariko bari gukontaktingana hamwe na institution wagize ute warangirijemo. Rero hari ukuba ubusabe bwawe bwatinda cyangwa se bwagiramo ikibazo. Ese biterwa n'iki? Ubusabe bwawe bushobora kugiramo ikibazo cyo bugatinda bitewe n'ibi bikurikira. Muri hangana akakaba kaza katuvundira, sorry. Bushobora kuba bwatinda butewe n'ibi bikurikira. Ushobora gusanga ikigo wizemo gitinda gutanga result cyangwa se gutanga response ye kuri playing hack, kuko heke niyo ikibaza nacyo kigatanga replay cyangwa kigasubiza ku bibazo kiba cyabajijwe. Ushobora gusanga rero kaminuza wizemo yatinze gutanga replay cyangwa se waratanze contact zitarizo. Niyo mpamvu mu gihe rero uri gusaba equivalence nyaboneka gerageza gutanga details za nyazo, aho bazwa email y'ikigo wizeho ndetse na telefoni, utange iby'ukuri kugira ngo amakuru yawe akusanywe neza ubone equivalence yawe mu gihe cyagenwe. Hano rero baravuga ati se umuntu wasabye abona nyine ko yabaye approve? Yego rwose, wakira SMS na email bivuga ko nyine application yawe yabaye approved, wajya mu irembo ukadownloadinga equivalence yawe directly. Hano baravuga ati se umuntu ashobora ko yarekarama hagize ikibazo kibaho? Mu minsi 30 yemere kurekarama ukabicisha kuri email appeal@hec.gov.rw, ukaba nyine wasaba cyangwa wabaza ikibazo ufite kugira ngo ube wahabwa ubufasha. Ku bantu bakeneye ubusobanuro burambuye kumenya ngo nize procedure, ni ibiki bisabwa, ni na umuntu yabigenza ate, ushobora gusura website ya heke ariyo wawa.hec.gov.rw, ukaba wareba nyine more details about equivalence ndetse n'amahame n'amabwiriza bigenga heke. Rero ukeneye ubufasha babutanze nawo ushobora kwandikira cyangwa ugahamagara kuri nimero ya telefone ya heke, cyangwa se ukandikira kuri email equivalenceoffice@hec.gov.rw, cyangwa se ukaba wahamagara irembo mu gihe wagize ikibazo muri serivisi z'irembo kuri 9099, cyangwa se ukandikira email ya support@irembo.com, cyangwa se kuba wandikira kuri WhatsApp kuri 07922520. Ibintu byawe bikaba byajya mu buryo kabisa. Ndumva rero ibi nabizanye kugira ngo mfashe abantu nyine baba basaba equivalence bamenye ko hari biba byahindutse kandi bagomba kugerageza kubikurikiza mu gihe bakeneye izi support. Nkuko natangiye mbivuga, ni abantu bize mu mahanga cyangwa se bize muri kaminuza z'inyamahanga zisaba equivalence. Nabahaye urugero cyane nka Mount Kenya. Mount Kenya ubu yabaye Mount Kigali, bivuze ngo abazahabwa degree zanditse Mount Kigali ntago bazahabwa equivalence, kuko bazaba baramaze kuba bahabwa degree z'i Kigali cyangwa zo mu Rwanda.
ndumva ari ibingibi rero mbibutse ko tubafitiye amahirwe kwa applying scholarship haba muri Turukiya ndetse na China. Hari application kuri bachelor, kuri masters ndetse no kuri PhD. Ukeneye support watwandikira kuri WhatsApp ubona muri comment ya mbere y'iyi video. Haba ari serivisi ukeneye za digitale turabafasha rwose nta kibazo, namwe muratwandikira muri comment cyangwa kuri WhatsApp tukaba twabafasha. Ni njyewe uzahorana namwe mbaha update kandi nziza cyane. Niyo mpamvu niba ari ubwa mbere wakanda subscribe ndetse n'inzu yemenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho video ube wayibona mu ba mbere. Mbifurije imigisha itangwa na Nyagasani, Imana yo igaba byose ikomeze ibarinde.